ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo twese twari twamanutse kureba finale ya Champions League. Aho waba uri hose ku isi abantu benshi mwari mukurikiye uno mukino wa Champions League, ariko abari bari kuri stade n'ababikurikiraniraga kuri ya mateleviziyo manini babashaga kubona amakuru ku gihe, babashije kubona umuherwe Jay-Z uriya muhanzi umuraperi yari ari kuri ya stade Wembley, ndetse ari kugenda acamo asuhuza abafana ba Real Madrid cyane cyane agenda basuhuza. Abantu benshi bakomeje kwibaza ngo Jay-Z akunda football bimeze bite, ese Jay-Z yari yaje gukora iki muri kureba ino match? Gusa Jay-Z buriya niwe umanaginga cyangwa se ureberera inyungu z'umukinnyi muri ku munsi wo gatandatu waciye impaka, cyangwa se watumye Real Madrid itwara kino gikombe cya Champions League, ariwe bita Vinicius Junior. Uyu mugabo Jay-Z uyu munsi ntabwo ari ngira ngo tuze gutindaho cyane, ndaza kugira ngo tuze gutindaho kuri Vinicius Junior cyangwa se Vini Junior nk'uko mukunze kumwita, cyane cyane tureba bimwe mu bibazo yaje guhura nabyo nyuma y'uko ikipe ya Real Madrid itwaye igikombe, ndetse na mbere yaho ibyo yari yabanje guhura nabyo, ndetse n'ubuzima bwe muri kano kanya aho buhagaze. Jay-Z uyu mukire tumuvuga tunamuvaho, Jay-Z ni umugabo w'umushoramari. Nzagira umunsi wa Jay-Z wenda ku munsi w'ejo nimugoroba dushobora kuzareba ibya Jay-Z bijyanye n'ubucuruzi bwe n'uburyo ashoramo amafaranga. Ariko uyu mugabo buriya afite abantu benshi bazi ko afite rebo y'umuziki cyangwa se kampani ireberera inyungu z'abahanzi bita Rock Nation. Iriya Rock Nation ya Jay-Z irimo ibice byinshi. Hari Rock Nation ishobora ikora imyenda, hari Rock Nation imanaginga abahanzi, afite abahanzi benshi bazamukiye buriya, abaraperi, abaririmba, abahanzi benshi bazamukiye mu biganza bya Jay-Z, ari ureberera inyungu zabo kandi nawe ari umuhanzi. Ni umunye-business nyine azi gucuruza impano y'umuntu, agacuruza ubugeni bwa, agacuruza ibihangano byawe ku rwego rwo hejuru kandi nawe akabasha kunguka. Uyu mugabo rero amaze kubona ko ashobora kuba yakurikirana impano z'abantu akazibyaza umusaruro, yaje gufata muri ya Rock Nation ya managingaga abahanzi, ashyiramo irindi shami byitwa ngo ni Rock Nation Sports. Iyo Rock Nation Sports ya Jay-Z ni none twakita nk'ahari ni company cyangwa se ni nka rebo none ireberera inyungu z'abatlete, abakina basketball, abakina imikino igiye itandukanye, abatlete muri rusange, harimo n'abakina football. Ni muri urwo rwego Jay-Z buriya abinyujije muri company bita Rock Nation Sports ni ureberera inyungu zuriya mukinnyi ubona Vinicius Junior cyangwa se Vini Junior, ni umwita ureberera inyungu ze. Niyo mpamvu abenshi kuri wa gatandatu mwabonye Jay-Z Wembley nawe yabukereye muvuga ati uyu muraperi yaje gukora iki, yaraje kureba umuhungu we nimba ari buze kubikora neza, ndetse byanarangiye Vinicius Junior ahanyuranye umucyo mwinshi cyane. Ndetse ngira ngo umwaka ushize nibwo ibintu by'ivangura ruhu by'amoko bikunze kurangwa muri La Liga cyangwa se muri la Championnat yo muri Espagne, nibwo byaje kwataka, byagiye byataka bigonga abantu benshi babirabura bagiye bakina muri La Liga. Ariko umwaka ushize by'umwihariko byagonze no mukinnyi uno mwana muto Vinicius Junior, ndakeka ubu afite imyaka 23, byaramugonze cyane. Icyo gihe uko bamwitaga inguge bakamwita inyende, wabonye ko yahise afata urugendo akigira muri Amerika, akaba ari kumwe na Jay-Z agerageza kumukansoringa amubwira tugomba gukomera tugakomeza umukino tugakina. Reka sasa twigire ku bya Vinicius Junior, ibindi bya Jay-Z tubaye tubishyize ku ruhande. Jay-Z we tuzamwinjiramo ku munsi w'ejo n'ukuntu ubundi bamufata hariya. Uwo tugiye kureba uyu munsi bamwita ngo ni Vinicius Junior. Uyu Vinicius Junior ni umwana w'imyaka 23, ariko amaze kugira title nyinshi cyane bitewe n'ibintu amaze kugeraho ku myaka 23. Vinicius Junior ku myaka ye 23 gusa amaze gutwara Champions League ebyiri, ubu afite title ebyiri za Champions League, ndetse akagira nanone La Liga, ibikombe bya La Liga bya Championnat ya La Liga bigera muri 3 ku myaka 23 gusa. Uyu musore Vinicius Junior yanyuze mu bigeragezo byinshi, n'umubona uyu munsi kuri yameze, yanyuze mu bigeragezo byinshi birimo gukorerwa ivangura ry'uruhu, akarikorerwa mu gihugu yaregeye gukinamo cya Espagne, akavangurwa n'abakinnyi b'ikipe bakinanaga muri Real Madrid bagashidikanya ku mpano ye bakamuheza inyuma mu gikari, ndetse yagiye asigazwa inyuma cyane ku buryo yanzwe n'abafana b'amakipe agiye atandukanye kugeza no ku bafana b'ikipe, arwara depression mbegamira nk'umusazi n'umwana. Gusa uyu munsi wa none ubu turi kumuvuga bitandukanye n'inkuru y'umwaka ushize bwo byari byamurenze ari mu marira ameze nabi cyane. Gusa uyu munsi wa none bari kuvuga ko Ballon d'Or, umuntu wa mbere, umukandida wa mbere bari kuvuga tukwiye gutwara Ballon d'Or uyu mwaka, izina rya mbere rikuza imbere ni Vinicius Junior.
ndagira ngo wumve aya magambo bari kuvuga mu cyespanyol. Aya ni amagambo yavugiwe muri iriya stade ejo bundi kuwa gatandatu bw'umukino warangiraga Vinicius Junior amaze gutsinda ku munota 83 atsinze igitego cyatumye Real Madrid itwara kino gikombe cya Champions League. Wabonaga ko bisa nk'ibyagoranye. Uno musore akimara gutsinda kiriya gitego match irangiye, stade ya Wembley yose batangiye kuririmba basubiramo ano magambo. Ayo magambo niyo ngira ngo bumvishe. Ayo magambo icyo asobanuye nta kindi nubwo ari mu cyespanyol. Stade yose ya Wembley bakome uriya mukino kirangira kuwa gatandatu. Stade yose yateruye amajwi ishyira hejuru ikagiririmba ngo Vinicius Junior cyangwa se Vini Junior, bakayita barenzaho Ballon d'Or. Vini Junior Ballon d'Or nicyo kintu cyari kiri kuririmbwa muri iriya stade. Vini Junior Ballon d'Or, Vini Junior Ballon d'Or. Ariko izi mundu bamuhaye kuri uyu wa gatandatu na n'uyu munsi bakaba bakiri kumuririmba ari mu mitima y'abakunzi ba football hirya no hino ku isi. Bitandukanye n'ubuzima uyu mwana yarabayemo cyangwa se uko yarafashwe mu myaka isa nk'itambutse. Yari umwana utishimiye yaba abo bakinana ndetse n'abafana b'ikipe muri rusange. Ubundi mu mwaka wa 2017 nibwo uno musore Vinicius Junior yakiniraga agakipe k'iwabo. Iyo kipe bayitaga ngo ni Flamengo, ni ikipe isa nk'iyiyaminiye hariya nyine iwabo muri Brazil. Uko yagakiniye iyo kipe mu mwaka wa 2017 nibwo yaje icyo gihe afite imyaka 16 nibwo yaje kurabukwa n'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yakomeje gucungira uno mwana Vinicius Junior hafi akimara kuzuza imyaka 18. Vini Junior bahise bamusinyisha muri Real Madrid yishyuwe akayabo ka miliyoni 50 z'amayero. Amafaranga menshi cyane ku mwana w'imyaka 18 waciye agahigo ko gusinyira amafaranga angana gutyo, miliyoni 50 z'amayero akiva mu ikipe nka Flamengo. Nta handi hantu wavuga ngo yakiniye ikindi gikipe gikaze cyane, oya yahise ajya muri Real Madrid. Buriya abantu benshi bakunze kubona iyo shusho ngo wahawe miliyoni 50 ugiye gukinira ikipe